munyamakuru ubu ndi hano nkaba naje muri iyi nama ubuyobozi mwese muteranye kugira ngo ikibazo cyanjye murebe uburyo mwagiye umurongo uko nawe n'akarengane karenze umupaka. Iki kibazo cyatumye ava mu murenge wa Gihundwe asanga umuvunyi mu Bugarama agenzwa no kumutakira ku buriganya yakorewe n'uwitwa Imana Emerita yahaye miliyoni 8 baguza inzu akongera kuyigurisha bwa kabiri, yitabaje inkiko zanzura ko agomba gufatirwa imitungo yo wamwambuye, ariko ngo kubera izindi mbaraga zimuri inyuma ahita yiyandukuza hiyo mitungo bwangu nk'uko uyu muturage abivuga. Naguze inzu kuva muri 2017 nyiguriye umuturage mu amafaranga nyuma cinyuma inzara yigurisha. Musabye umutungo wanjye arawunyima. Murenge unyohereje i Kigali kujya kumushaka mubonye nabwo bamuhamagaye yanga kwitaba ubuyobozi bwa Karongi umaze kumbwa ngo ntabwo banyiba umutungo ngana gutyo, telefone igaturuka sinzi aho yaturutse, babwira abo bantu ngo umuturage ngo ni mu mukuru w'imitungo ngo muyandike kuri uwo muntu kutariki 20, kandi namaze kuva i Kigali nzanye n'urwandiko rugaragaza uko Emerita bamutumiye kanga kwitaba. Iyo mitungo Emerita amaze kumva ko yatsinzwe n'urubanza ari mu rukiko, yagiye akora ibishoboka byose imitungo akayikoraho, ariko cyane inzu yanjye yo bayimukuyeho bamaze kumva uko ndi Karongi nagiye kwitambamira. Nuko byagenze. Uyu musaza avuga ko haraho byageze uwamwambuye agahamagaza mu nama y'umutekano itaguye nayo ikamusaba kwishyura cyangwa bikaba nabi, ariko ngo meya Rusizi uri hubu akabyoroshya mu buryo bwo kumuha amezi 3 yo kwishyura nayo akaza kurangira n'ubundi atishyuye. Gusa meya Dogiteri Kibiga n'iseti yanze kugira icyo atangariza umunyamakuru, ahubwo avuga ko ntacyo atagize mu gufasha uyu muturage ngo yishyurwe. Akimara kwakira iki kibazo, umuvunyi mukuru Honorable Nirere Madeleine yahumurije uyu muturage avuga ko imitungo wamwambuye yaba arikujeho nyuma y'uko urukiko rutegetse ko ifatirwa igiye gukurikiranwa ikavamo ubwishyu. Niba umuntu yaguze inzu mu gihe atarayiho wayiguze akagira akayigurisha n'uburiganya, ikiba gigomba gukorwa n'ikirero gushakisha umutungo wa muntu niyo atanaboneka, ariko umutungo ufite ukuntu wanditse, ahubwo akwepesheje umutungo kurigisa umutungo cyangwa se wa wundi wawanditsweho mu buryo bw'uburiganya arabikurikiranwaho, hanyuma icyo gihe umutungo uhita wa mutungo urafatirwa bizagara ko ari wa wundi wa mbere ukavamo ubwishyu. Urumva n'ubundi kibazo gisanzwe kizwi, dutegereje gusa ko tubona umutungo umwanditseho kugira ngo abantu bakomeze bakurikirana. Uyu musaza yatangiye gusiragira muri 2017 nyuma y'uko amafaranga miliyoni 8 yahawe nk'ingurane yaho yari atuye yimuye n'umuhanda yose yahaye witwa Imana Emerita aguze indi nzu yo gutuzamo umuryango bikarangira muhemukiye. Nibyakundiye umunyamakuru kubona uvuga ahubwo buhemu, kuko nimero ya telefone igaragara ku nyandiko z'amasezerano y'ubugore ndetse n'izo mu nkiko ubwo yahamagarwaga ahitaga ivaho. Gutura iki kibazo umuvunyi nawe akamutega yombi ndetse akamuha icyizere cy'icyemuka ryacyo, yaruhuye uyu musaza avuga ko yagiriwe akarengane ndengamipaka. Imana bamugisha ari umuvunyi namwe banyamakuru, Imana ishimwe cyane kuko ngeze ku babyeyi mba naruhutse. Ubu naruhutse, ingabo ziteranye, polisi iteranye, abantu n'umutekano mwese muteranye, namwe banyamakuru ubu ndaruhutse nubwo nakwicara. Radio TV10 mu karere ka Rusizi, Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba. Uruhare rwacu rurakenewe mu kurwanya iyo ruswa.